Amore Imana abane nawe nshuti muvandimwe uduteze amatwi ikuzo nishimwe nibisingizo byiza nta wundi bikwiriye uretse Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala we umurezi biremwa byose. Turacyakomeje rero gushyira umucyo gusobanura kuri ya video cyangwa kuri rya somo ryatanzwe na Bishop Rutagengwa Augustin ryagiraga riti Abayislamu kashobotse. Niko rifite uwo mutwe uvuga ngo Abayislamu kashobotse. Uramutse urebye na titire cyangwa se tayito y'iryo jambo yiyo mvugo ubwabyo ushobora genda ibona naravuze se Abayislamu kashobotse. Abayislamu se ko turi mu Rwanda, Abayislamu hari inama yabaye bagiye kutwirukana mu gihugu. Abayislamu se hari inama yabaye bagiye kutwica. Abayislamu se hari inama yabaye yakozwe bagiye kutubuza gusari. Nje gukurikirana video neza sanga mukuri ahubwo nta kintu kirimo, sanga ahubwo ni inyigisho zitanasobanutse. Uti zidasobanutse gute? Iyo urebye ku munota wa 12 ku isegonda rya 15 cyangwa se kugeza iyo urebye ku munota wa 12 ku isegonda rya 20 kugeza ku isegonda rya 40. Kubera ko jewe inshallah nizajya mvuga igihe ijambo ryavugiwe ndetse nsubiremo ijambo kurindi nyuguti kuyindi. Kuri uwo munota rero wa 12 ku isegonda rya 26 kugeza ku rya 40 umunyamakuru yaramubajije ati Abasilamu bakunda guhamya yuko ari bo bari mu murongo wa nyawo. Bavuga ko abantu bose batazaba Abayisilamu bazarimbuka, bazajya muri Jahanamu. Ati ibyo wowe urabivuga ute, urabibona ute, urabisobanura ute? Abaza Bishop. Byonyine nshingiye kuri iki kibazo umunyamakuru yabajije, uruhande rumwe ndamushimira, ariko nanone ntabwo ari Abayisilamu babivuga. Oya, ntabwo Abayisilamu aribo babivuga, ahubwo ndetse n'umunyamakuru nuko yabajije Bishop Rutagengwa kugira ngo amuture mu mutego. N'umunyamakuru yari asanzwe abizi, yarabisomye ndetse aza kubisoma mu gitabo cya Qur'ani igice cyaho cya 15 ku murongo waho wa 2. Qur'ani igice cyaho cya 15 ku murongo waho wa 2 haragira hati, mukurikira iyi mvugo bavandimwe. Ntabwo umunyamakuru yamubajije atazi aho byanditse, ahubwo yamubajije abizi neza yuko byanditse igihe yabazaga Bishop. Kuko inyandiko iratubwira iti ku munsi w'imperuka ba bandi bahakanye bazicuza impamvu batabaye Abayisilamu babonye Abayisilamu igihe bazaba babona Abayisilamu bajyanwa mu ijuru, naho abahakanyi bajyanwa mu muriro. Uyu munyamakuru yari yarabisomye. Bigaragara yuko umunyamakuru yasomye Qur'ani akabona yuko umuntu wanze kuba umwisilamu yuko azajyanwa mu muriro utazima wa Jahanamu. Aza kubona yuko asoma neza, asobanukirwa neza yuko abahakanye bazabona Abayisilamu bigira mu ijuru, hanyuma bakicuza bakavuga bati iyo tuza kuba natwe twarabaye Abayisilamu. Umunyamakuru ahita kibaza Bishop ati se wowe ubibona ute, wowe ubivugaho iki? Hanyuma Bishop nawe mu gutanga igisubizo yagisubije afitemo akantu ko gucika intege
cyangwa se k'ikimwaro. Umva uko yavuze, ntabwo ari ukuri, si bo bazajya mu ijuru bonyine. Kurikira neza, hano bishop yaravuze ati ntabwo ari ukuri, si bo bazajya mu ijuru bonyine. Tubanze twumvikana ahangaha. Mbere na mbere bishop arabanje yemera yuko Abayislamu atari bo bazajya mu ijuru bonyine. Aremera ko Abayislamu bazajya mu ijuru, ariko nawe nka bishop ashyizeho agakeregeshwa ke ati ntabwo ari bo bonyine, ariko aremera ko bazajya mu ijuru. Niwe ubyiyemereye ati oya, ati ntabwo ari ukuri, ati ariko ntabwo ari bo bonyine ati kuko ntabwo ari bo bazajya mu ijuru bonyine. We yarabonye yuko we arabizi neza, roho irabizi ko Abayislamu utazaba umwisilamu ko atazajya mu ijuru, ariko kugira ngo abayoboke badacika intege ahise avuga ati oya, ntabwo ari bo bonyine. Ubwo buri uwo ari we wese arumva iri jambo, arumva icyo risobanuye. Hanyuma arangije ngo ahubwo ukurikiranye wasanga Jahanamu bashobora kuyijyamo ari bo. Ubwo aravuga Abayislamu ngo kuko iyo usomye muri surati Mariya, icyo ni igice cya 19, ni igice cya 19 ku murongo waho wa 71, ni igice cyitiriwe Mariya nyina wa Yesu. Haravuga kuko yasomye mu Giswahili, nanjye ndagira ngo nsome iyi nyandiko mu Giswahili, hanyuma turebe koko hari ahantu havuga ko Abayislamu bazajya mu muriro, bazajya muri Jahanamu. Kuko niyo mpamvu nababwiye nti ijambo yarivuze, ariko rivugana ikimwaro kuko ryari rimutunguye, umunyamakuru yari amutunguye. Haravuga ngo muri Korani igice cya 19 ku murongo wa 71 yahasomye mu Giswahili, haragira hati wala hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo Jahanamu. Ngo nta numwe muri mwe uretse yuko azagera kuri Jahanamu, kuyifikia, kuyigeraho. Nta numwe muri mwebwe uretse yuko azagera kuri Jahanamu. Inyandiko akomeza igira iti ni wajibu wa Mola wako uliyokwisha hukumiwa. Uwo ni umwanzuro wa Nyagasani wawe wamajije gufatwa. None bavandimwe, iyi nyandiko ahavuga yuko Abayislamu bazajya muri Jahanamu ni hehe? Ko yarabeshye kandi ari bishop. Turasubiramo ijambo ukuntu rivuga ngo wala hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo Jahanamu. Nta numwe muri mwebwe uretse yuko azagera kuri hiyo Jahanamu. Ni wajibu uliyokwisha hukumiwa na Mola wako. Uyu ni wajibu wa Mola wako uliyokwisha hukumiwa. Uyu ni umwanzuro wa Nyagasani wawe wamajije gufatwa, umwanzuro wamajije gufatwa na Nyagasani wawe. Uyu murongo nihe handitse ko Abayislamu bazajya muri Jahanamu? Ko yarabeshye. Iki nsubiza n'ikibazo cy'umuntu wambaje ati dufashe udusobanurire, twumvishe isomo, twumvishe video, umupasteri, umubishop ukomeye ku isi yose yasomye umurongo wa Korani ngo uvuga yuko Abayislamu bose bazajya muri Jehinomu. Umurongo nguyo yavuze turawusomye, nta hantu na hamwe havuga yuko Abayislamu bazajya muri Jehinomu. Keretse wenda niba ari yindi Korani, buri uwo ari wese Korani agende anayidownloadinge arebe mu gice cya 19 ku murongo wa 71 aho bishop yavuze ngo Abayislamu bazajya mu muriro, arabeshya.
arabeshya hanyuma ikindi adasobanukiwe kuyigeraho ni iki? Nubwo ngo reka noneho yasomye Qur'an, reka tumusomere muri mayerezo mu busobanuro bw'uyu murongo kugira ngo abashe kuwumva neza. Muri kuri iyi page hasi munsi y'akarongo muri Qur'an yasobanuwe mu Giswahili na Ali Farisi, haragira hati wanaokwenda peponi na wanaokwenda motoni wote wanapitia njia moja. Ngo abantu bazajya mu ijuru n'abantu bazajya mu muriro bose bazanyura mu nzira imwe. Ngo abantu bazajya mu muriro n'abantu bazajya mu ijuru, ngo abantu bazajya mu ijuru n'abazajya mu muriro bose bazanyura mu nzira imwe. Halafu wa motoni wanguke huko, hanyuma nibanyuraho ngaho abantu bo mu muriro bazahita bahanuka bagwe muri Jahanamu. Kino bishop ntazongere. Ngo na wa peponi waendelea na njia yao ya kuwafikisha peponi, hanyuma bo mu muriro nabo bakomeze mu nzira yabo yo kubageza mu ijuru. Kingiki bishop ntabwo yaragisobanukiwe, ntabwo yarakizi, niyo mpamvu yakoze ikosa umunyamakuru amuteza agatego akagwamo akora icyaha cyo kubeshya ngo Abayislamu bazajya muri Jehinomu, muri Jahanamu, ngo niko Qur'an ivuga ko tutabibonye mu murongo watanze.